Uko nashatse kwihinduranya. Wari umunsi usanzwe ninjira mu iduka nsanga ibintu hano ni bishyashya. Amakanzu yarahari ku bwinshi, mbonye bari kuyarwanira icyo gukora murakiza. Narakotanye nyibikaho. Ubwo rero nahise ninjira mu rwambariro mpinduka umuzungu ku myambaro gusa. Batangiye kunkoraho ngo ryake, nagize ubwoba ko amaso yanjye bari buyahenengeze, murebye ikijisho mbona ntabyitayeho, ntangira kwiryagagura. Turambirwa vaho murabizi, narahagurutse ngo mucike, ati icara hano Melanie. Melanie yasenende, ati icara, ndicara nanga kumvira inkoni. Yakomeje kunsiga ka make-up, mbonye guceka ari muke muke, ninjira muri uwo mujyi witiriwe abasokuruza. Mu kubona iyo nzu iterera rero narirukanse, ariko mbonye hari abantu benshi badafite ubwoba, menya ko gahunda ari ukwifotoza. Yego, abafotogarafi bari bahari, ndetse n'abifotozaga bari bambaye imyenda y'umuco wabo. Baramvumbuye batangira kumbaza atari kubanyu harashyuha, mbabwira ko ari umudendezo muzaze murebe. Bashakaga ifoto turifotoza ndagenda.